Shalom bene data bakunzi bacu kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana, duhurira hano kuri iki gicaniro cya Senga Ubohoke. Tubahaye ikaze nanone muri uyu mwanya. Imana ibahe umugisha, cyane cyane mwebwe abakoze subscribe. Imana ibagirire neza kandi hindura ubuzima bwanyu n'amateka yanyu mu izina rya Yesu Kristo. Ibagure mu mwuka, ibagure mu mubiri. Kandi nawe utarakora subscribe ngo tujye tubana buri munsi hano kuri Senga Ubohoke mu ijambo mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana no mu gusenga, nawe ukabujere hano ari ubwa mbere, tuguhaye ikaze. Imana iguha umugisha, ntuze kugenda nawe udakoze subscribe kugira ngo dukomeze kubana natwe mu mwanya wo gusenga no mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndetse niba nawe atari ubwa mbere ati n'ubwa kabiri usanduza ariko utarakora subscribe, nawe tuguhaye ikaze, ariko tugusaba kugira ngo ukore subscribe cyangwa se abone. Imana amahoro iguha umugisha. Tuje mu mwanya mwiza nanone w'ijambo ry'Imana, aho tuje kuvuga ku bwoko bw'imyuka usabwa kumenya kugira ngo mu gihe cy'intambara urimo urasenga urwana cyangwa wirukana, umenye ubwoko bw'imyuka ushobora kurwana nayo. Imana ikugirire neza, Imana igufashe. Reka dubanze dufate umwanya wo gusenga. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka, uwo Yesu Kristo twahawe gukirizwamo, waravuze ngo ni wowe rembo umuntu wese niyinjira azakizwa. Ni muri wowe dukizwa, tugakizwa ibyaha, tugakizwa ingorane n'amakuba, tugakizwa ibiba bitwugarije. Ni muri wowe dukirizwamo karande, ni muri wowe dukirizwamo buri bwoko bwose bw'ingeso y'ubwoko bwose. Ni muri wowe dukirizwamo indwara, ni muri wowe dufitemo ubugingo. Yesu Kristo warakoze ko uri byose muri twe. Tuyuje mu mwanya mwiza hano kuri iki gicaniro, umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Duhamagaye umwuka wera uhishura ibihishwe amaso yacu. Duhamagaye umwuka w'ukuri ubasha kugaragaza ukuri kose mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo buri wese uje hano kuri Senga Ubohoke abashe kunguka. Mwami yunguke ubwenge bwinshi. Muririmbyi araririmba ngo ninezwa umutima wanjye nibwo nzunguka ubwenge bwose. Ndasaba kugira ngo mwami uje hano wese kuri Senga Ubohoke, uje kumva ijambo ry'Imana, uwo turi kumwe muri uyu mwanya, weze umutima we kandi umwungura ubwenge, kagira ubwenge butunganye buboneye ku by'umwuka mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho mpinduka akanwa kawe katika jina la Yesu Mwana w'Imana nzima. Uwo tugiye nawe kuganira, uje kumva ijambo ryawe, muzanye imbere yawe, fungura amatwi y'umutima we, fungura amatwi y'umuntu umwuka abashe kwakira no gusobanukirwa mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yose tuma abamarayika ari njye ubwanjye banzenguruke bandinde mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera w'Imana angote iburyo n'ibumoso, kugira ngo mu gihe cy'ijambo ryawe ntaba ari njye ahubwo ijambo ryawe ari ryo rimanuka rigaca ku rurimi no mu kanwa kanjye rikagera ku bana bawe aho batandukanye. Kandi nsengeye abaryumva kugira ngo riterwe mu mutima mwiza, mu mutima uboneye, wa mutima wakira ijambo rikera imbuto nyinshi 50, izindi 100. Izina rya Yesu Kristo Umwana w'Imana nzima, ntihagire n'umwe uva hano usoza iki kiganiro katika Yesu usoza rino jambo ameze uko yaje, ahubwo mwami asoza ikiganiro yamaze guhindurwa undi muntu, uwo wishimira, yamaze kwakira ubwenge, yamaze kwakira gusobanukirwa. Kuko wavuze yuko ubwoko bwawe burimbutse buzize kutamenya. Twebwe abaza kuri iki gicaniro cya Senga Ubohoke ntabwo twifuza kurimbuka tuzize kutamenya, ntabwo twifuza kurimbuka kubera kubura ubwenge. Ngwino utungura ubwenge, ngwino utungura ubumenyi bwose, wungura ubwenge n'ubumenyi buri wese uza hano kuri iki gicaniro. Urakoze kumugiriye neza kandi uhesheje icyubahiro, ndetse nanjye ukawungiriye neza mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Amen, amen, amen. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, tuje kuvuga nanone ibintu by'ingenzi usabwa kumenya kugira ngo noneho
ubashe kunesha intambara zose no gusubiza inyuma ibitero byose Satani yakugabaho. Ibi bintu ni ingenzi ugomba kubimenya. Ejo twabonye ibintu by'ingenzi ugomba kumenya ko uri umwuka utuye mu nzu yitwa umubiri. Noneho iyo nzu yawe yitwa umubiri ubasha kuyisohokamo cyangwa ukayigarukamo. Tubona rero yuko nanone ikindi ugomba kumenya, Imana ari umwuka n'abayisenga bayisenga mu mwuka no mu kuri. Kandi tubona yuko nyuma y'aho ngaho dukomeje kwigiraho imbere tuza kubona yuko nyuma y'ibyo byose ko Imana yaturemye ikenda kutugira nk'Imana haburaho gato. Tubona ko Imana mu kurema umuntu yirebye uko isa, yirebye uko iteye, noneho yirebye uko isa n'uko iteye, kurema umeze nkayo, usa nkayo, umera nkayo. Ariko twabonye ko Imana dusa nayo mu buryo bw'umwuka. Ni mu mwuka, mu mubiri uzakomeza kugira. Uwo mubiri wo tuvuga twabonye ko ari ivumbi, twabonye ko ari igitaka, twabonye ko ari umukungugu, ni ibumba. Umubiri wawe ni ibumba ribora risaza. Tubona ko umuntu w'imbere ari we utabora, wabaho iteka kuko yavuye ku Mana. Kandi tugiye imbere tubona yuko tutabanje kubaho, tutabayeho igihe ababyeyi bacu bari batubyaye. Tubona yuko twabayeho mbere yuko ababyeyi bacu babaho. Tubaho turi umwuka, tubaho turi mu ijuru. Igihe kije kugera Imana itwohereza hano mu mubiri. Ibyo nibyo bintu by'ibanze twabashije kumenya. Noneho sasa nyuma yo kubimenya, mvuga yuko iyo watangiye kumenya ibyo bintu kuri umwuka no kurwana intambara uzirwana mu mwuka atari mu buryo bw'umubiri, ibyo byose twarondoye tubona yuko uri mu mwanya, uri kwinjira mu mwanya ukwinjiza mu butsinzi. Noneho rero uwo mwuka nawe tugiye kureba ko urwana mu mwuka, nturwana mu buryo bw'umubiri. Ariko se niba utarwana mu buryo bw'umubiri, urwana n'iki? Mbere rero yuko dukomeza kugira ngo turebe nibyo turwana, tugiye gusobanura rero ubwoko bw'imyuka hano mu isi itandukanye, ubwoko bw'imyuka itandukanye. Ubwo rero twabonye umwuka witwa Imana, kuko twabonye ko ijambo rivuga ngo Imana ni umwuka n'abayisenga bayisenga mu kuri n'umwuka. Hari Imana, hari umwuka witwa Imana waremye indi myuka itandukanye. Noneho yaremye umwuka w'umuntu imushyira mu mubiri yitwa umuntu. Ubwo rero hari amatsinda, imyuka iri mu matsinda. Hari umwuka mwiza, hakaba n'umwuka mubi. Ariko imyuka mibi ni myinshi n'imyuka myiza ikaba myinshi. Noneho mu gice cy'ijuru rero hari Imana y'umwuka yaremye imyuka yose, irema abamarayika. Mu gice cy'ijuru irema abamarayika. Noneho abamarayika ni ibiremwa by'umwuka, ntushobora kubibona. Abamarayika rero b'ibiremwa by'umwuka bari mu byiciro bibiri. Hari abamarayika twita ab'umwijima, hakaba n'abamarayika twita ab'umucyo. Ibyo ni iby'ingenzi ugomba kumenya. Abamarayika rero twita ab'umucyo cyangwa se twita ab'umucyo bagabanyijemo ibice byinshi. Hari abitwa abagaburiyeli, hari abitwa abamikayeli, hari abitwa abakerubi, hari abitwa abasirafi, hari abitwa ibizima bine. Abo bose niki? Ni abamarayika. Hari abitwa abamikayeli. Noneho buri bamarayika bagiye bafite ibyo bashinzwe. Kandi ikindi kirushijeho, abamarayika mu ijuru bararutanwa. Ntabwo bangana, ntibangana mu byiciro, ntibangana no mu mapeti. Kandi buri bamarayika bafite ibyo baba bashinzwe. Ubwo ibyo cyigisho cy'abamarayika cy'umwihariko tuzakigarukaho kuri kote y'ijuru. Ubwo rero sasa hakaba iyindi kote twita abamarayika b'umwijima. Ariko mbere yuko nkomeza, reka tubanze dusome Ibyahishuwe 12:7. Ibyahishuwe 12:7. Ibyahishuwe 12:7. Ibi ni ibintu by'ibanze ugomba kumenya kugira ngo noneho ubashe kurwanya imyuka mibi no kwitsinda. Handitse ngo mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwana na cya kiyoka.
ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo. Hano tubonye ijambo rigaragaza ko iki kiyoka ubwacyo gifite abamarayika bacyo. Umurongo 8 ngo ntibanisha kandi mu ijuru habo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya bari mu isi. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywana nacyo. Hano tubonye ko hari ikiyoka cyajugunywanye n'abamarayika, gitsindanwa n'abamarayika, kijugunywa mu isi. Iki kiyoka rero nicyo Satani. Tubisanga nanone mu byahishuwe mu gice cyaho cya 20, handitse ngo mbona mu ijuru, mbona marayika umanuka uva mu ijuru, afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka ariyo nzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani. Hano tubonye ko hari ikiyoka ariyo ya nzoka ya kera ngo cyitwa umwanzi na Satani. Ni umwanzi w'iki? Ni umwanzi w'Imana, akaba n'umwanzi w'ikiremwa muntu. Satani n'umwanzi w'ikiremwa muntu. So noneho sasa ngo ni umwanzi Satani, ngo akibohera kugira ngo kimara imyaka 1000. Afata cya kiyoka aricyo nzoka ya kera, aricyo umwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimara imyaka 1000. Cya kiyoka tubonye mu byahishuwe igice cya 7 tubonye ko aricyo cyitwa umwanzi na Satani. Umwanzi wawe, umwanzi w'ikiremwa muntu, umwanzi w'Imana. Icyo nicyo kiyoka cyitwa umwanzi na Satani. Ubwo rero sasa ngo kijugunywa ikuzimu. Tubonye n'ijambo rindi ryitwa ikuzimu. None ukuvuga ngo ikuzimu niho hari icyicaro cy'icyo kiyoka, aricyo cyitwa umwanzi na Satani. Gusa aho ngaho tubonye yuko cyajugunywe mu ikuzimu hagakingwa. Reka rero icyo tubiveho. Ubonye ko hari ikiyoka cyitwa umwanzi na Satani, ariko wabonye yuko gifite abamarayika bacyo. Aba bamarayika bacyo rero mu yandi magambo, iyo dusomye ijambo ry'Imana nanone, abamarayika bacyo, iyo dusomye ijambo ry'Imana tubona abamarayika bacyo mu byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 24, handitse ngo ariko abafarisayo babyumvise baravuga bati uyu nta wundi umuha kwirukana abadayimoni keretse Belizebuli umutware w'abadayimoni. Yes. Ariko ku murongo wa 24 Yesu arongera avuga ngo nanjye niba Belizebuli umpa kwirukana abadayimoni, abana banyu ninde ubaha kubirukana, nicyo gituma ari bo babaciraho urubanza. Tubonye rero nanone iri jambo ritubwira ko abafarisayo bumvise ibyo Yesu ari gukora, baramubwira ngo nta wundi umuha kwirukana abadayimoni keretse Belizebuli umutware w'abadayimoni. Tubonye ko hari umuyobozi witwa Belizebuli umutware w'abadayimoni. Kumba abadayimoni bagira abayobozi babayobora, akanako urakamenya. Abadayimoni bagira abatware babayobora. Navuga ngo abadayimoni rero ntibashobora gukora yaba mu isi y'umwuka, ntago abadayimoni bashobora gukora badategetswe n'ibikomangoma by'ikuzimu. Ibikomangoma by'ikuzimu ari byo biyoboye abandi badayimoni. Iri rero ni itsinda twita ryose itsinda ry'imyuka mibi. Ibyo tuvuze byo ngibyo, tubonye ikindi gice cyitwa itsinda ry'imyuka mibi, ariyo myuka y'abamarayika. Abamarayika twabonye aribo bagaruka bakitwa abadayimoni. Noneho hakaba irindi tsinda ry'imyuka myiza mu ijuru twabonye abamarayika batandukanye, babandi twabonye ba Gaburiyeli, ba Mikayire, abakerubi, abasirafi, n'abandi tuzagenda tureba. Ubwumva rero harimo mukumbe hari amatsinda abiri mu isi y'umwuka y'imyuka. Hari imyuka myiza yitwa y'abamarayika, hakaba imyuka myiza yitwa y'abadayimoni iyobowe n'umukuru wabo Belizebuli. Uri hejuru ya Belizebuli, icyo ni ikindi gikomangoma cyitwa Belizebuli. Hejuru ya Belizebuli hakaba hari Satani. Noneho sasa uwo Satani akaba ariyo yanzoka ya kera cyitwa umwanzi na Satani, birimwita ngo ni cya kiyoka. So noneho sasa akaba ayoboye iryo tsinda ryose, ariwe mwami w'abadayimoni. Noneho sasa impamvu ndi gusobanura ibingi nshaka kubyinjiramo cyane, nuko wowe ushobora gutangira gusenga ugatangira kwirukana icyo ikitaguteye, ikitakwatatse. Twihuse imbere rero kugira ngo dukomeze. Tubonye itsinda ry'abadayimoni, ariko mu itsinda ry'abadayimoni Satani agira ingabo nyinshi.
hari irindi tsinda ry'abadayimoni twita amajini. Tubonye abadayimoni, ariko hari irindi tsinda nanone ryitwa amajini. Amajini ni ubwoko bw'amashitani nayo, cyangwa se n'ubwoko bw'amadayimoni. Ubyumve, ayo madayimoni cyangwa se ayo majini na abarizwa ahantu hose haba hari imico ya cyarabu, ahantu hari umuco w'icyarabu, hari imigenzo n'imihango n'imico ya cyarabu. Ubwoko bw'aho hantu cyangwa se muri ako gace kaho, abantu nk'abo bakorana n'ubwoko bw'amadayimoni yitwa amajini. Iryo ni itsinda rya kabiri. Hakaba itsinda rya gatatu mu gice cya Satani twita imizimu. Imizimu itandukanye n'iki? Itandukanye cyane na yandi madayimoni. Reka tubanze tubisome hano mu gitabo cya Matayo mu gice cyaho cya 14 n'umurongo wa 26. Tugiye kureba ubundi bwoko bw'abadayimoni bwitwa imizimu. Matayo igice cyaho cya 14 n'umurongo waho wa 26. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Duhere ku murongo wa 25. Ngo nuko mu nkoko aza hari agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja, bahagarika imitima, batakishwa n'ubwoba bati, ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati, nimuhumure, ni jyewe, mwitinya. Petero aramusubiza ati, mwami, niba ari wowe, utegeke nze aho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Urumva ahangaha abigishwa bari bazi ubwoko bw'abadayimoni bitwa imizimu cyangwa umuzimu. Noneho sasa byari mu nkoko, ubwo urumva burenda gucya nko mu saa 11 gutyo. Yesu aza agendagenda hejuru y'amazi. Aje agendagenda hejuru y'amazi, Bibiliya iratubwira ngo abigishwa barataka cyane, bagira ubwoba. Ngo abigishwa bahagarika imitima, batakishwa n'ubwoba bati. Abigisha babonye Yesu agendera hejuru y'amazi, ngo barataka, batakishwa n'ubwoba bati, ni umuzimu. Bivuga ngo ikiremwa cy'umuzimu ni kiremwa gikangitse. Umuzimu arakangitse, umuzimu aratinyitse ku muntu udafite Yesu, ku muntu udafite umwami Yesu Kristo, kandi ntaba afite imbaraga z'umwuka wera. Umuzimu utera ubwoba, umuzimu urakanganye. Impamvu umuzimu ukanganye nuko uza mu ishusho y'umuntu, ntabwo wo uza wigize umuntu, uza mu ishusho y'umuntu. Urumva rero sasa abigishwa bari bafite impamvu yo kwikanga. Babonye Yesu kuko bari bamuzi nk'umuntu, yari atarabiyereka nk'umuntu wagenda hejuru y'amazi. Umuntu rero wari we wese wambaye umubiri w'inyama n'umubiri n'amaraso ntabwo yagenda hejuru y'amazi ngo bikunde, kuko umubiri ntiwamwemerera. Noneho sasa babonye, kuko bari bazi ikiremwa cyitwa umuzimu gishobora, aricyo cyonyine gishobora kugenda hejuru y'amazi. Babonye Yesu ari kugendagenda hejuru y'amazi, baravuga bati, uyu ni umuzimu. Batakishwa cyane, bagira ubwoba, barataka cyane. Ariko Yesu ngo arabegera, bavuga ngo nimuhumure, ni njyewe. Petero kugira ngo rero yemere ko ari we, ati niba ari wowe noneho tegeka nze. Ntabwo Petero apfuye kwemera, yavuze niba ari wowe tegeka nze. Ariko bari bikanze iki? Umuzimu. Iyo rero utuvuga umuzimu, umuzimu ni iki? Umuzimu nuvuga ngo ni umudayimoni. Narabivuze, kanongere mbisobanure ku bantu dusengana, njya nkunda kubasobanurira. Umuzimu ni iki? Mwisi iyo havutse umuntu, hakavuka umuntu, umwana uvutse, ukivuka, hari marayika w'Uwiteka uvuka akazamuka, cyangwa se hari marayika w'Uwiteka uva mu ijuru akaza akakurinda. Uwo marayika wawe kenshi na kenshi aba yenda gusa nawe, aba afite ishusho nk'iyawe, marayika w'ijuru ukurinda. Noneho sasa hakaba marayika wundi w'umuzimu, ari we marayika w'umwijima, uzamuka akava ikuzimu. Uwo mu marayika nawe w'ikuzimu yidizayininga nkawe, aba asa nkawe neza, yigana ijwi ryawe, akigana indeshyo yawe, akigana isura yawe, aba asa nawe neza. Uwo rero marayika w'umuzimu niwo witwa umuzimu w'umuntu, niwo witwa umuzimu w'umuntu. Noneho uwo muzimu ubasha
kwambara cyagiye twirukana abadayimoni tuvuga ngo yewe dayimoni muvemo, ukumva havuze umuntu runaka wapfuye, aba ari wa muzimu nyine wa muntu, ntabwo aba ari wa muntu 100%, aba ari wa muzimu wa muntu. Nubwo bishoboka ko na umuntu wapfuye Satani ashobora kugira gute, ashobora kumutuma akagaruka hano kwisi. So icyo nicyo twita umuzimu. Nkomeje rero tugasoma hano mu gice nanone cya Luka 24 kuva ku murongo wa 39. Yesu yigishije ku cyigisho cy'umuzimu. Yesu yigishije ku mizimu bwe ku giti cye, yigisha ikintu kijyanye n'umuzimu, asobanura ku muzimu. Reka turebe Yesu Kristo yigisha ku muzimu cyangwa se imizimu. Luka mu gice cyaho cya 24 duhere ku murongo wa 30. Wenda byaba byiza duhereye ku murongo reka duhere ku murongo wa 36. Ngo bakivuga ibyo, Yesu ahagarara hagati yabo arababwira ati amahoro abe muri mwe. Maze barikanga bagira ubwoba bwinshi, bagira ngo ni umuzimu babonye. Nanone tubonye Yesu Kristo abigishwa bari mu nzu bakingiranye, ngo kuko batinyaga abayuda. None igihe bari mu nzu bikingiranye, bagiye kubona babona umuntu hagaze hagati yabo muri bo, ariko uhagaze hagati yabo muri bo ni Yesu. None bahita bikanga bavuga ati uyu muntu aciye he? Ubwo bumvaga rero yuko nta umuntu wagira ubushobozi cyangwa umuntu wambaye inyama n'amaraso kuba yatunguka hagati y'abantu, inzu ikinze, imiryango ikinze hose, ngo bajye kubona babone umuntu ngo abatungutse hagati. Babonye rero ko bari bazi ubushobozi bw'umuzimu ko rubasha gukora ibyo, bamubonye Yesu aravuga ati uyu ni umuzimu, ngo barikanga. None wumva ikintu Yesu yababwiye, ngo arababwira ati ikibahagaritse imitima niki, kandi niki gitumye mwiburanya mu mitima yanyu? Nimurebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye, mumenye ko ari jye ubwanjye, ndetse nimunkoreho murebe, kuko umuzimu atagira umubiri n'amagufwa nk'ayo mu ndebana. Urumva hano Yesu yigishije ku kiremwa cyitwa umuzimu, avuze yuko kitagira amagufwa. Aravuze ngo kuko umuzimu atagira umubiri n'amagufwa nk'ayo mu ndebana. Ubwo tubonye yuko umuzimu ntagira amagufwa, ntagira n'umubiri nk'ibyo babonaga kuri Yesu. Ushaka kumenya umuzimu rero, bivuga ngo nta magufwa agira, nta n'umubiri agira uri original nk'uwo babonaga imbere ya Yesu. Ubwo urumva rero Yesu Kristo ubwe ku giti cye yagaragaje ubundi bwoko bw'abadayimoni cyangwa bw'imyuka mibi yitwa imizimu. Aha rero tubonye mu gice cya Satani hari ikiremwa cyitwa jini, hari ikiremwa cyitwa abadayimoni, hari ikiremwa cyitwa, hari ibindi biremwa tubonye byitwa imizimu. Ibi rero nibyo bikorera mu matsinda. Noneho sasa ayo matsinda, imizimu cyangwa umuzimu, 2 ijini, 3 abadayimoni. Aba rero nibo babasha gukorana n'abana b'abantu hano mu isi. Umwana w'umuntu yadakorana n'umuzimu, ndavuga wamaze kujoininga isi y'abadayimoni cyangwa se isi ya Satani. Babandi twavuze Satani akoreramwo bagira mu byiciro 5. Kugira ngo Satani akore, kugira ngo aya majini akore hano mu isi, imizimu ikore hano mu isi, abadayimoni bakore hano mu isi, bibasaba aba bantu b'ibyiciro ngiye kuvuga kandi narabivuze. Bisaba kugira ngo amajini akore, niba amajini agomba gukora, badayimoni bagomba kuzamuka bakaza hano mu isi, imizimu ikaza gukora hano mu isi, n'amadayimoni bisaba kugira ngo habe aba bantu. Icyambere habe umupfumu, icya kabiri habe umukonikoni, icya gatatu habe umushitsi, icya kane habe umucunnyi. Reka nongere nsubiramo. Icyambere hasaba umupfumu, icya kabiri hakaba umukonikoni, icya gatatu hakaba umushitsi, icya kane hakaba hakaba umucunnyi, icya gatanu hakaba umurozi. Aba bantu bombi uko ari 5 ni ngombwa ko habonekamo n'umurozi. Nubarira aba bantu, iryo tsinda ry'abo bantu bakorana n'isi y'umwuka, bisaba kugira ngo aba bantu
iyo bagiye gukora ubushobozi bwose babuvoma mu isi ya Satani, buvomwa ikuzimu. Ubwo bushobozi bw'ibyo bakora no kuvuga ngo buturuka he, nongera misome, buva ikuzimu kuri Satani, kugira ngo rero bakorane n'imyuka, bakorane n'abadayimoni, bakorane n'amagini, kugira ngo umuntu akorane n'imizimu, yaba ari mu muryango w'iwabo, imizimu yo mu miryango y'iwabo. Bisaba kugira ngo umuntu ayiterekerere, abandwe, araguze, ajya yambaza. Noneho bitewe n'umwanya mwinshi n'uburyo aba muri ibyo bintu byo kwambaza abazimu, kubaterekerera n'umuhango, kubatura amaturo, bambaza, niko noneho sasa babazimu, wa muntu agenda agira ubushobozi bw'aba bazimu, akagenda agira ububasha bwo gukorana nabo, yabohereza ibunaka bukagenda, yabatuma ku muntu bashaka gusenya cyangwa kugirira nabi, abo bazimu bakagenda. Hari umuntu rero ushobora kuba akorana n'amagini, nawe uko agenda akorana n'ayo magini n'imihango igendanye no kuzamura ayo magini, iyo ayohereje araza akajya kuwo ayatumyeho. Noneho ibyo biremwa byose mvuze ntago bigaragara, ntago wabibona. Nuvuga ngo ari abapfumu n'abaruzi n'abakonikoni n'abacunnyi n'abashitsi, bose bakorera mu kwizera ko kwizera iyo myuka, kuko ntibayibona, nabo bizera ibitaboneka. Noneho sasa aba bantu rero kugira ngo bakore nkuko nababwiye, bibasaba kugira ngo babe barubatse ibicaniro by'iyo myuka. Iyo myuka bayubakira ibicaniro. Hari usanga rubakiye igicaniro kiba afite iyo myuka yose akaba yifite, akaba afite amagini, akaba afite imizimu, akaba afite amashitani, aribo madayimoni, yombe akaba afite iyo myuka yose. None iyo myuka yose iyo ayohereje, iyo igenda nkuko nuvuga ngo igendera ku mabwiriza yihaye. Nuvuga ngo rero abo bantu badari mwisi, nuvuga mwisi nta murozi uhari, nta na kimwe gishobora gukoreka. Noneho sasa reka ngaruke ku cyitwa umurozi. Umurozi nawo ni umwuka, ibyo twita imyuka y'abarozi. Dusoma ku bijyanye n'abarozi, reka dusome kuva igice cya 7 n'umurongo wa 14. Kuva igice cya 7 n'umurongo wa 14. Ibi ndabyigisha kugira ngo umenye ukuntu uzajya urwana urugamba. Noneho watangiye gusenga, ujye ubanza umenye n'iki kiri kundwanya, ni imyuka bwoko kingendaho. Biroroshye cyane noneho mu gusenga, kuko iyo usenga wirukana umwuka, ariko ugahusha umwuka wirukana wariho, ntabwo kuva iruhande. Ushobora kwatura dayimoni, ubutegeka dayimoni, kumva icyaje wawe si dayimoni, ni igini. Noneho sasa we nuvuga uti ndakwirukana dayimoni, toka dayimoni kwa jina la Yesu. Kumbe wenda uwo muntu yoherejwe amagini, ntago ari dayimoni. Kuko rero wowe watuye ukavuga ngo genda dayimoni, ntabwo dayimoni izahava, wowe wirukanye idayimoni kandi hari igini. Hari igihe nanone rero sasa ushobora kwirukana igini uvuga ngo toka gini, kumbe si igini ni dayimoni. Hari igihe ushobora nanone gutegeka ngo genda dayimoni, kumbe ni umuzimu waje. Noneho sasa hari n'igihe bihindura isura. Ibi bumenyi ndi kuba hano, ubumenyi bwagufasha kurwana intambara zawe. Hari igihe noneho sasa nanone mu gihe wowe waba urimo urasenga wirukana imyuka mibi, uvuga uti toka dayimoni, toka shetani, toka sijui nini na nini, kumbe kwako kumekuja mchawi kaja peke yake. Tatse kuvuga ngo ukirukana dayimoni, kumbe umurozi niwe wiyiziye umwuka w'umuntu. Ibyo twita imyuka y'abarozi, nuvuga n'abantu bashobora kukwataka bakaza mu buryo bw'umwuka, umuntu nkawe akakwataka. Reka rero dusome hano 7, dusome hano 7 n'umurongo wa 11. Kuva igice cya 7 n'umurongo waho wa 11. Ngo Farawo nawe ahamagaza abahanga n'abarozi, ari bo bakonikoni ba Egiputa, nabo babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo. Umuntu wese muri bo ajugunya inkoni ye hasi, ziba inzoka, maze inkoni ya Aroni imiri zabo. Hano urumva ko Farawo, ijambo riratubwiye ngo ahamagaza abahanga, ariko aba bahanga ntago bari abahanga mu bintu by'inuza, byari abahanga mu isi y'umwuka, aribo yise abarozi. Ngo abarozi n'abakonikoni bo muri Egiputa nabo bakoresha uburozi bwabo. Kumbe hano turabona yuko hari uburozi bushobora gukora inzoka,
wowe ukabona inzoka irimo iragenda ikinjira iwawe, kumbe iyo nzoka ubonye si inzoka nyanzoka, ni inzoka y'indogano. Abarozi bashobora gukora n'imbeba za kirozi, ukabona imbeba zije iwawe zirasirikira mu nzu yawe ku manywa na nijoro, ariko izo mbeba atari imbeba nyambeba isanzwe, ari imbeba za kirozi. Ushobora kubona mu nzu iwawe ibikeri bikazajya biza mu nzu, ariko atari igikeri nyagikeri, ari ibikeri by'abarozi. Hano tubona ko mu gihe cya Egiputa abarozi nabo bakoze ibikeri babiteza mu mazu. So nuvuga ngo rero sasa ushobora kubona injangwe, ariko iyo njangwe atari injangwe nyanjangwe, ari injangwe ya kirozi. Ushobora kubona igihunyira hejuru yawe cyangwa igikona n'ibindi byose, ariko ibyo nyamaswa uri kubona atari ibintu bisanzwe, ari ibikona bya kirozi, ari inyoni za kirozi. Ukaba wabona igihunyira, ariko ari igihunyira cya kirozi, cyaza gihuhuma kivugira iwawe, kikavuga nyine kiri kuvuga iwawe, cyatura urupfu kivuga ngo huhuka huhuka huhuka. Ari umurozi wagitumye, yabuze uko aza gutongera, ariko ahitamo gukorera muri cyo. So reka tuva aho ngaho rero sasa, no kuvuga ngo tubonye abitwa abarozi. Umurozi rero, iyo tuvuga umurozi, wumvise ko abo muri Egiputa bakoresheje uburozi bwabo, bakubita inkoni zabo hasi zihinduka inzoka, bakoresheje uburozi bwabo. Uburozi rero ni mu mwuka. Nituvuga uburozi ntukumve ngo ni biriya batamika abantu. Hari uburozi buratandukanye. Hari uburozi twita ubw'imitongero, hari uburozi twita ibw'ibihuherano, hari ubwo twita ibihubiko, hakaba ubwo twita ibitegano. Ibyo byose rero ni mu buryo byose bikorwa mu mwuka. So ushobora kuba rero sasa mu isi y'umwuka rero, ibi bintu ugenda ubisobanukirwa, ubimenya, umenya uko usenga. Wasenga wakubita umwuka ukagenda, wasenya icyo usenye kigasenyuka. Imana y'amahoro iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka kubohore kandi Uwiteka kugirire neza. Noneho rero sasa twongeye tugasoma rero ubundi Imana hano tubona yuko iyo dusomye ibyahishuwe igice cya 9 nanone tubonye umwuka w'umurozi, ariko kandi tubona n'umwuka w'umurozi. Nuba rero sasa ushobora kwirukana abadayimoni, nyamara ari abarozi bakwatatse binjiye iwawe. Ahubwo ikibazo uzabwirwa n'iki? Umwuka uri kukwataka wariwo n'icyo iryo ni irindi somo dushobora guhishura tukagaragaza ngo umurozi yakwatatse bitandukanye nuko nuvuga ngo iyo myuka bayohera ngo ize bayigutongeraho. Umurozi iyo yiziye hari ibimenyetso bigaragaza ko ari umurozi uje mu buzima. Iyo tuvuga umurozi rero abaje mu mwuka. Nituvuga rero umurozi nanone rero ujye wumva ngo si umubiri. Umurozi ashobora nuvuga ngo bitewe n'ishitani akorana naryo, ashobora kuryambara, likambara spirit yiwe, shitani likambara spirit yiwe, cyangwa likambara we umwuka, akaba yaza mu nzu yawe ntumubone, akaba wanamwicaraho yicaye mu ntebe yawe ntubone ko umwicayeho, kuko aba yaje mu buryo bw'umwuka. Ariko abibashishijwemo n'iki? N'imbaraga akorana nazo zamwambaye. So rero mucuti mukundwa muri Kristo Yesu, ibyo bintu rero iyo wamaze kubimenya ukamenya iryo tsinda, ayo matsinda y'iyo myuka mibi Satani akoreramo, wamara kumenya amatsinda y'imyuka mibi Satani akoreramo, ariko ukamenya n'amatsinda y'imyuka myiza ariyo y'umwuka wera, ukamenya ngo mu gice cy'Imana hari umwuka wera, hari umwami Yesu Kristo, hari abamarayika b'ubwoko bwose butandukanye, baba bari muri kote y'abizera, baba bari muri kote y'abasenga, baba biteguye kurwanirira umwana w'umuntu usenga. Umwana w'umuntu wese usenga uri mu mucyo wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwe, mu isi y'umwuka abahabwa ibintu by'ingenzi. Abafite umwuka wera, umwuka wera umujyanama, umwuka wera umwigisha, umwuka wera umuhishurira, umwuka wera umufasha muri byose. Kabiri, abafite abamarayika bamushinzwe kandi bamurinda, bashinzwe intambara z'Uwiteka. Ntabwo ariko abamarayika bose, hariho abamarayika bamwe na bamwe batazi kurwana, ariko abamarayika bashinzwe intambara z'Uwiteka ni abamarayika bitwa abamikayeli. So iyo tuvuga Mikayeli ntukumve ngo Mikayeli ni marayika umwe gusa, ni itsinda ry'abamarayika benshi cyane bashinzwe intambara z'Uwiteka. Rero sasa marayika ngo bamwe muri abamarayika rero nibo bashinzwe kurwanirira abizera.
abakira abazizera, ariko bakarwana igihe urugamba rwabananiye bageze aho batsinzwe, kuko ubundi abizera bahawe imbaraga ziri hejuru y'imbaraga z'ubupfumu, ziri hejuru y'imbaraga z'ubukonikoni, ziri hejuru y'imbaraga z'abarozi, ziri hejuru y'imbaraga zose za Satani. Hano dusomye hano muri Luka igice cyaho cya 10, aho niho tubona ko abizera bahawe imbaraga. Umva ukuntu Yesu avuga ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na scorpion. Luka 10:19. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na scorpion. Abadayimoni, isi y'umwuka ikorana n'ubutware, yaba ari igice cy'ijuru yaba ari igice cy'Imana, ubutware burubahwa. Niyo mpamvu rero hano Yesu yararebye aravuga ati aba bantu banjye rero, kuba mbonye Satani aguye mu ijuru ameze nk'umurabyo kandi aje kugirira nabo mu isi, reka noneho abantu banjye mbahe ubutware. Nuvuga ngo njye nawe dufite ubutware. Dufite ubutware kuki rero? Dufite ubutware bwo gukandagira inzoka. Iyo bivuze inzoka rero ubyibuke, twabonye bivuga ngo mbona marayika uva mu ijuru afite umunyururu mu ntoki ze, afata cya kiyoka ariyo nzoka ya kera umwanzi na Satani, arakiboha, arakijugunya ikuzimu, arahakinga. Noneho tubonye rero Imana ivuga ngo mbahaye ubutware bwo kuzajya mukandagira inzoka. So nuvuga ngo ni Satani nyirizina, ndetse n'iyindi myuka yiwe yose y'abamarayika be, nabo bose bagaragara mu mashusho y'inzoka. Ngo no gukandagira scorpion. Scorpion ni ubundi bwoko nanone bw'imyuka ishobora kuza ariko ifite ubukana bwo kwica, ifite ubukana bwo kurimbura, ngo n'imbaraga zose z'umwanzi. Urumva duhawe ubutware bwo gukandagira imbaraga zose z'umwanzi, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Yesu arengeje avuga ngo nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose, kubera dufite ubutware, turabugendana. Ubutware rero ushobora kubutakaza igihe icyo ari cyo cyose. Ni ryari abadayimoni bashobora kukunesha, ni ryari imyuka mibi ishobora kugutsinda, ni ryari ibyo byose twavuze amagini yakwataka akakugirira nabi akakwica, ni ryari imizimu yakwica, ni ryari imyuka y'abarozi yaguhitana. Ni igihe cyose uri mu byaha, ukaba urimo hagati no hagati. Nturi muri kote ya Satani, ntiweruye ngo ube umukozi umwana wa Satani ukorane na Satani aguhe amagini, aguhe imizima, aguhe biki. Nturi no muri kote y'Imana, ntiwigeze ujya mu Mana neza ngo Imana iguhe imbaraga, yohereza abamarayika bakurinde, iguhe umwuka wayo wera, iguhe n'intwaro zose z'umwuka ugomba kurwanisha. Nuvuga ngo no muri kote y'Imana ntwari, ubwo wowe urimo hagati no hagati. Abo Yesu yavuze ngo babari akazuyazi, kandi Bibiliya yavuga ngo iyo udakonje kandi ntubire, ijuru rirakuruka. Nuvuga ngo n'umuntu urimo hagati, si umukristo cyangwa se ntakijijwe, nta nubwo ari n'uwa Satani ngo bigire inzira. Ntabwo ari akazuyazi muri make, mbega arimo hagati no hagati. Uwo ngo ijuru riramuri, abadayimoni bakumara, abadayimoni bakurimbura. Ubaye rero wumvaga iki cyigisho utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, hungira muri Yesu vuba, kuko nudahungira muri Yesu Kristo abarozi bakumira bunguri, amagini yakwica, imizimu yakwica, abadayimoni bakwica igihe cyari cyo cyose. Bisaba rero kugira ngo kubw'imbabazi z'umwami Yesu Kristo, niba utarakizwa, hugukira gukizwa, winjiza Yesu Kristo mu buzima bwawe, kugira ngo wakire uburinzi buvuye mu ijuru, wakire umutekano uvuye mu ijuru. Nicyo gisubizo rero. Sasa abadayimoni bashobora kugutsinda imyuka, iri tsinda ry'imyuka mibi. Tuvuze yuko iyi myuka ishobora kugutsinda bitewe nuko nta adresse ufite mu isi y'umwuka. Nturi kwa Satani, nturi no ku Mana, urimo hagati no hagati. Usabwa rero guhitamo hamwe, kuba uwo kwa Satani cyangwa kuba uwo kwa Yesu Kristo, ukakira Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Noneho sasa ubundi buryo ushobora kuba nanone uri uwo kwa Yesu ariko ufite ubujiji bwinshi, uri mu mwijima udasobanukiwe. Ibi byose nanone kutamenya bishobora gutuma iyi myuka mibi ikwica cyangwa ikunesha, ubuntu bw'Imana butakubaye hafi, butakujeho. Igihe ugize gute uri mu bujiji udasobanukiwe, kuko Hosea 4:6 bavuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize
kutamenya. Usabwa rero kwicara ukiga ukamenya isi y'umwuka. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Rero iyo habayeho, tuzagaruka ejo umunsi ukurikiye ku bintu bijyanye n'imbaraga z'imitongero n'amagambo mabi akwaturirwa akuvugwaho, tugaragaze ingaruka ateza, hanyuma dukore n'isengesho risiba izo ngaruka zose cyangwa rihanagura, ritesha agaciro imitongero n'amagambo mabi yose woherwa. Iyi si y'umwuka rero ubwo ejo niho tuzanagaruka turebe ikora gute, ushaka gukorana nayo gute. Waba ushaka gukorana n'isi y'abadayimoni cyangwa ugashaka gukorana n'isi y'ijuru, ugashaka gukorana n'ijuru, ugashaka gukorana n'Imana, ushaka gukorana n'Imana, ushaka gukorana na Satani, bigenda gute? Waca mu zihe nzira? Ntugomba guhitamo. Nuvuga ngo rero isi y'umwuka mbega kugira ngo umuntu akorane nayo bica mu zihe nzira, kushaka gukorana n'isi y'iki y'umwuka. Ejo nicyo tuzavuga. Uyu munsi rero twavugaga ubwoko bw'amatsinda y'imyuka ishobora kukurwanya, ariko dusoza ubu bwoko bw'amatsinda bw'imyuka irwanya abizera cyangwa irwanya abantu, irwanya icyaremwe cyose kiri mu isi. Iyo nayo iyo ihita yigabanya mu byiciro, igakorana n'abantu mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu Paulo yanditse aravuga ngo kuko dudakirana n'ibifite inyama n'umubiri n'amaraso. Ubwo hanyuma atangiye agaragaza ko hari imyuka sasa ntigira umubiri ntigira amaraso, akavuga ngo ahubwo dukirana n'imyuka y'abatware. Urumva ni imyuka yahawe gutwara, ifite ubuyobozi. Ngo ni imyuka y'abategeka yahawe gutegeka, ngo ni imyuka bifite ubushobozi. Ni imyuka yahawe ubushobozi na Satani bwo gukora ibintu bidasanzwe. Ngo ndetse n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, akagaragaza ko hari imyuka yindi y'ahantu ho mu ijuru, mu kirere kiriya. Hari ikirere cy'abadayimoni gishinzwe ndetse no gufunga bimwe mu bisubizo by'abizera. Biba bisaba kugira ngo usenga agire ubushobozi bwo kuzamuka mu zindi nzego zo gusenga, kugira ngo abashe gutubura cya kirere cy'abadayimoni. Mvuye aho ngaho rero izo nyigisho nazo tuzifite igihe twazigeneye. Imana amahoro iguhe umugisha, Imana amahoro ikugirire neza, we wungutse ibyo ngibyo twigishije. Hejuru y'iyo myuka rero y'ayo matsinda y'iyo myuka yose, tumvise ko Yesu yaduhaye ubutware n'ubushobozi bwo kuzajya dukandagira inzoka na skorpion n'imbaraga zose z'umwanzi, kandi atanga isezerano ko nta kintu kizagira icyo kigutwara wowe. Bigira icyo bigutwara kubera ubwoba, bigira icyo bigutwara kubera gushidikanya kwawe, kuko ibyo byose tuvuze, abo barozi twavuze, amatsinda y'abakonikoni, amatsinda y'abarozi, amatsinda y'abapfumu ndetse n'abacunnyi n'abashitsi, byose bayoborwa no kwizera. Nta mupfumu ubona umuzimu, nta mupfumu ubona igeni, cyangwa nta n'umurozi. Yego hariho baba bafite impano zo kwerekwa bakabibona mu buryo bw'umwuka, ariko hariho n'abatabona, ahubwo bumva gusa. Umuzimu waza bakumva araje, bakumva ibintu bimeze nka presence y'umuzimu, wa muzimu waza noneho agahita amutongera. None uvuga rero sasa bose icyo bakora ni mu kwizera. Umurozi rero yakurishije kwizera, akizera imbaraga akorana nazo kurenza wowe uko wizera Yesu Kristo, kurenza wowe uko wizera Imana. Kwa kwizera kwe kurakunesha. Ndagusengera kano kanya mu izina rya Yesu Kristo, Imana izamure kwizera muri wowe. Wizere Yesu Kristo cyane mu mbaraga z'umwuka wera, wizere ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo, wizere katika jina la Yesu ubutware ku Mana yagushizemo, imbaraga zatumaga ucogora mu kwizera, ucika intege mu kwizera, zikunyunyuza, zikanyunyuza kwizera kwawe, zikakuvanamo ibyiringiro, zigasigara zakugize empty, uri vide, uri ubusa, nta kintu kikurimo. Izo mbaraga ndazivuma mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mwuka ndawuvima mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo kwizera kwawe kwaguke kandi gukomere, kugira ngo kubashe guhagarara kudatsinzwe n'umwanzi Satani.
satani mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo kubashe guhagarara kwizera ko kudatsinzwe n'ingabo satani, kwizera kubashe guhagarara kudatsinzwe n'ibitero by'abarozi, kwizera ko kubashe guhagarara kudatsinzwe n'abadayimoni, kwizera ko kubashe guhagarara kudatsinzwe n'imizimu, kwizera ko kubashe guhagarara kudatsinzwe n'amajini mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka kwambike kwizera kuri hejuru y'ibyo byose kandi aguhe kunesha. Ijambo rivuga yuko umwizera Yesu Kristo atsindishirizwa mu bintu byose iby'amategeko ya Mose yananiwe, kandi akaba handitswe yuko mu izina rya Yesu mu bintu byose turushishwaho kunesherezwa n'umwami Yesu wadukunze. Mu izina rya Yesu ndakwaturaho kunesherezwa na Yesu Kristo wakwitangiye ku musaraba, kwa Yesu umwami Yesu agutsindira iyo mizima, gutsindira abadayimoni, gutsindira ayo majini, gutsindira iyo myuka y'abarozi. Mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana zikuganza, umwuka wera kugote, kwa jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, kwa jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, ndakwaturaho amahoro ya Kristo, ndakwaturaho intsinzi ya Kristo, ndakwaturaho kwaguka mu mwuka, ndakwaturaho kongererwa imbaraga mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ijambo rivuga ngo tuzahabwa imbaraga nshya umwuka wera natumanukira, ndakwaturaho kugira ngo umwuka wera kumanukire, wambara imbaraga zimira izindi mbaraga, wambara imbaraga zimira z'ubupfumu, wambara imbaraga zimira z'ubukonikoni, wambara imbaraga zimira iz'amarozi, wambara imbaraga zimira iz'amagini, imizimu n'iyindi myuka y'ubwoko bwose twabonye. Mu izina rya Yesu Kristo umwami akwagure cyane. Ibyo abadayimoni batwaye babigarure mu izina rya Yesu Kristo, ibyo abarozi bakwibye babigarure mu izina rya Yesu Kristo, ibyo amajini yagutwaye abigarure mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, buri mugisha wawe wose wibwe n'amajini ndatura ngo garuke mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Buri mwuka wose waba ari ukurimo wagutezaga kuribwa umutwe, wagutezaga kuribwa mu nda, wagutezaga inyatsi, wakwimishaga akazi, waguteje icyangiro, kangwa n'umugabo, kangwa n'abafiyanse, kabutabasha mu izina rya Yesu Kristo kurambagizwa, uwo mwuka ndawirukana wari wose ukuriho, waba ari igini, waba ari umuzimu, waba ari umwuka w'umurozi cyangwa dayimoni, mwuka wose ukuriho ukwimisha uburenganzira ku by'Imana kugene, ndawuvima ku buzima bwa mu izina rya Yesu Kristo. Akira kubohoka, akira kugubwa neza, akira amahoro ya Yesu Kristo, akira intsinzi, akira kunesha mu izina rya Yesu Kristo, wacire intsinzi izanwa n'umwami Yesu Kristo wakupfiriye ku musaraba Golgotha. Urakoze mwami Yesu Kristo kubw'utabaye abo bantu bawe barimo baratumva. Amahoro yawe n'imigisha yawe bisesekare kuri umwe wese muri twe, ni mu izina ry'abambwe gapfa kazuka dusabye twizeye yuko byose ubikoze, ni mu mbaraga z'umwuka wera. Amen, amen, amen. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Shalom. Nakagaruka umunsi w'ejo turi kumwe. Watumvaga utarakanda subscribe, turagusaba kugira ngo ntugire ubugugu. Nta bugugu bwo kugira subscribe, ntabwo ari amafaranga, rwose ni ikintu cyoroshye, ntibigutwara n'amafaranga, nta n'ikiguzi bigutwara, isegonda gusa urawikanze. Kandi icyo bigufasha nawe, yego twebwe bidufashije kugira ngo tube umuryango mugari twaguke, ariko nawe bigufasha subscribe kugira ngo channel ihite iba muri telefone yawe igihe cyose. Iyo wakanze noneho akazogera tukaza tugacisha isengesho n'ikiganiro, uhita ubibona ko direct duhise dushyiraho ikiganiro. Urumva rero ni byiza ubonera ijambo ry'Imana ku gihe, ukabonera amasengesho ku gihe. Imana amahoro ikugirire neza, Imana amahoro iguhe umugisha. Ubundi ntibibagirwe gukanda like ifasha kugira ngo ahantu yikoreye, ni ukuvuga ngo YouTube iyo yabonye wakanze like ubwayo ihita yohereza cya cyigisho cy'ahantu ubona wowe guherereye. Noneho sasa ugasanga ya like yawe itumye hari abandi iyo video cyangwa se icyo cyigisho tuba dushyizeho, YouTube ihita yohereza abandi ahandi kugira ngo bayirebe. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugire neza. Shalom shalom. Nakagaruka, mugire ibihe byiza kuri Senga Ubohoke. Amen.